twabonye Donald Trump atangaza ko nyuma y'ijoro rirerire babashije kumvikanisha Pakistan ndetse n'Ubuhinde bakareka ibyo barimo bemeranije ko bashobora gutanga agahenge gahoraho ariko pike n'abatuzi bari biruze kuza gukunda ariko none tutatugaruka ku mbaraga za Amerika yabivuga nyuma yuko tubonye bano bagabo bari barasanye mu gihe cy'iminsi myinshi gura kutariki 22 habayeho ibitero bya Pakistan ejo ni kutariki 7 abahinde barasubiza akakanya bari kurasana pike iri joro habaye ibintu byinshi bikomeye cyane tujye tubigarukaho ibyo byose ariko Amerika iravuze unasize faya ngo bayemeranije pike meze bitwakirute abagabo toto ari ibintu byitwa super ari ibindi byitwa within power there is a super power mu mbaraga harimo imbaraga zirenze izindi so within power there is a super power rero mu mbaraga burya habamo imbaraga zirenze izindi nicyo kintu mbona twavuga yego nyuma y'amakuru yose twari tumaze kuvuga aretse ko ikiza kibaye n'ubundi amakuru yose tuvuze ntago arengeje amasaha 3 n'iri tangazo naryo rije ntago ari itangazo ryabanjijwe n'imvugo ya Donald Trump yabanje kuvuga mu kanya gashize ariko iyo mvugo yaciye ku kinyamakuru cyitwa Indian Today ikinyamakuru cyo muri leta y'Ubuhinde yego akaba yavugiye muri Oval Office ko yari kuganira n'abandi bayobozi nyine bisanzwe Donald Trump urabiziwe ntago agira hano avugira hari hose nyine aravuga nta kimubuza kuvuga aho yagize ati Donald Trump yavuze ngo he knew India will retaliate to hope it end quickly ngo azi neza ko Ubuhinde bushobora kuba bwakongera bukihorera ku bitero Pakistan nabo yabugabyeho ariko ndizera ko byarangira vuba arangije reacting avuga ngo ibihugu bibiri it is such a shame ngo bisange n'ibikojeje amasoni kubona ibihugu bibiri by'imbaraga biri super power abishobora kuba byasubiranamo biri super power bishobora kuba byasubiranamo ndetse bigatera kaduruvayi bigatera akaduruvaye mu buryo bwo kudashaka kumvikana kandi ibyo mbari bi super power yego so rero yahamagaye ababwira ko byaba byiza both country to kugira ngo bagabanye tension bari guteza ku isi kubera ko ntago ari nziza guteza umwuka mu intambara mu gihe isi gifite indibazo byinshi by'intambara kiri kurwana nabyo ubwo rero kuwa gatatu azohereza Marco Rubio kujya mu hagati y'abira bihugu byombi akumva buri gihugu ko kivuga cyangwa indi ntumwa z'ibyo bihugu zishobora kuzajya muri Amerika gura na Secretary of State Marco Rubio yego ubwo tuzamenya byinshi biraho ariko ikiza gihari Imana ishimwe cyane nkuko twabyifuzaga birane ibihugu bifite imbaraga kimwe gifite nuclear bomb ibitwe the warhead 180 ibitwe 180 ikindi gifite ibitwe 170 icya Pakistan cy'Ubuhinde kikagira imitwe ya imitwe ifite ubumara bwa kirimbuzi ibyo ni bitwaro bya kirimbuzi byo za nuclear warhead ni bya kirimbuzi so rero uyu munota turi kuvugana nyine nko kuri kubireba ku rubuga rwa Truth sanku bitubwira ko ndabona uri kubireba ngaho imbere yawe pike no kuvuga ngo Donald Trump go platform akunda gukoresha bayita Truth Social noneho go niho yakoreye post arangije akora post kuri Twitter yakoze post kuri Truth Social arangije akora post kuri Twitter nibwo yatangazaga ko nyuma y'ijoro rirerire Ubuhinde na Pakistan babavugishije ndetse impande zombi zemera guca bugufi zemera ko ziye gutanga agahenge ndetse agahenge kataraka igihe gito ya pik agahenge kigiye kirekera ariko ntago ari nicyo gusa nyuma y'ako gahenge reka turebe hari umugabo mu Pakistan bita bamwita Chief Asim Munir bamwita Chief Asim Munir ni army chief w'inkiko nuvuga ni ashinzwe kubungabunga inkiko za gisirikare mu gihugu cya Pakistan abantu benshi basa nkaho bamubona nkaho atari umuntu woroshye ariko mu gihugu n'abandi bakamukeka ashobora kuba ameze nk'icyitso so rero agahenge kabonetse tukiri kuvugana kavuye ku ruhande rwa Amerika ntago karaba agahenge kuko Amerika irabyemeje n'abari bamaze kubyemera ariko na nyuma y'amasezerano turabizi ko hari igihe bajya barwana buse muri Israeli na Gaza ibisasu ntibihari kandi baremeje agahenge bareme no gusubizanya imbohe so agahenge gashobora kubaho nibyo ariko nyuma y'agahenge ya ceasefire ga ntago ari agahenge no guhagarika kurasana nibyo bita ceasefire no gusizinga amasasu kuhagarika buri gihugu kutongera kurasa ikindi hanyuma ariko ibyo ntago bijya bibura n'ubundi tensions rimwe na rimwe hari abantu batayubahiriza bitewe nuko Abahinde bavuze ko bari bukomeze kurwana ndetse n'Uburusi na Pakistan nayo yemeza ko ishobora gukomeza kandi twibukiranye ko muri bino bihugu ko ari bibiri bose bakoresha intwaro z'ibyo bihugu ko ari bibiri cyane cyane
intwaro z'igihugu cya Amerika ndetse n'Uburusiya. So urumva rero abahinde bagura intwaro nyinshi cyane mu gihugu cya Amerika, bagura n'izindi nyinshi mu gihugu cy'Uburusiya. Abo muri Pakistan nabo bagura intwaro nyinshi mu gihugu cya Amerika, bakagura nke mu Burusiya, bakagura nyinshi mu Bushinwa, bakagura izindi muri Iran, bo bagura ibihugu bigera kuri 5 ndetse bagura no muri Turukiya. Abanyapakistani ariko izi warhead bo barazikorera, ariko iz'abanyapakistani babonye abahinde barazifite, ariko nivuga iz'abanyapakistani babonye warhead bo barazikoze, ariko hazamo n'ubugenzuzi no kwica ijisho kwa Amerika kugira ngo itaza kubabuza kuzikora. Erega Amerika ibishaka ariko nabyo ari kubakurikira kubera ko ibihugu bifite intwaro byari byaramaze gufata umwanzuro ko nta bindi bihugu bishyashya bishobora kuba byakwiyongeramo. Kandi ibyo byose ikintu kiri kubyirukanka inyuma iyo bita instabilities, ibyo bita international instabilities, kubura umutekano mu rwego mpuzamahanga, ibihugu cyane cyane bikomeye bifite abaturage benshi. Amerika n'Ubwongereza bifitemo akaboko kubera ko ibyo bihugu byinshi biri gushaka kufominga imiryango yabyo ya BRICS kugira bire ko yakomera, bikara ko byabasha kwigobotora kuva mu kwaha kwa Amerika ndetse n'Ubwongereza. Rero urumva iyo tensions na Amerika ko bishobora kuvuga ngo bihagarare, ntago bivuze ngo bihagarare kuko ishaka ko bihagarara. Ni kwa kundi babonaga ko ibihugu byose by'isi byakomeje guceceka, baravuga ati reka yenda twe tugaragaze ko turi abajandarume b'isi, yenda tukireberera isi mu buryo busa nkaho tugize icyo tuvuga. Yego pike kuba ari bo babashije kuba bavuga, urumva nabyo bivuze ikintu kinini. Kandi urumva Donald Trump arimo aravuga ko pike agomba gutanga agahenge kuzuye, kandi agahenge kuzuye nuko intambara igomba guhagarara. Ahubwo icyo barwaniraga kiraba kirangiye, biraba bikemutse gute cyangwa se ubwo ayo namagambo bakinjiye mu mizi cyangwa barabagiciye hejuru ikibazo yenda kiribashe kuba cyagibwaho twaza kubimenya, ariko mu magambo nkuko Donald Trump nyine yabivuze. Yego amagambo dore nga pike na harayo yawe yanditseho ngo after long night of talk immediate by the United States, I'm pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for attention on this matter. So rero nyuma y'ijoro rirerire bagiranye ibiganiro, urumva mu masaha twarebaga ari kubera amasaso kuva saa 4 kunabigera saa 8:50. Nabo Amerika n'ubundi yagize ibiganiro birebire nabo kugeza mu gitondo, bagiranye ibiganiro birebire hagati ya Amerika na Pakistan ndetse n'Ubuhinde, bagira byinshi bemeranya. Amagambo uko yavuze bose ngo bemeye ko bahagarika iyo mirwano, cyane cyane kongera kurasana, ariko amagambo gututumba ndetse no kwiyenzanaho ku mpande zombi biracyari kuba. Abo nubwo Donald Trump yabavugiye bo ubwabo nk'ibihugu ntago barabyivugira, Ubuhinde ntago barabyemera. Ku itangazo ry'igihugu cy'Ubuhinde, umuvugizi w'Ubuhinde twamurebaga uriya mudamu niba yitwa Sharmande, hanyuma umuvugizi nawe igihugu cya Pakistan nawe bo ntacyo baratangaza. Bitangajwe na Amerika yabo mwemezaga ko bamugabye bitero ndana akavuga ko nimba ari intambara bashaka bagomba kuyibasorezaho ko atari ubwa mbere, kandi igihe cyo gusoza intambara ngo cyari kigeze muri bombi. Urumva nabo bamaze kwambarira urugamba nyine. Hanyuma leta ya Amerika yo yemeje ko bagiranye ibiganiro, koko ntago ari uyu munsi gusa, n'ejo Amerika yaragiranye ibiganiro n'abari abagabo uko ari babiri. Bemeza ko bashobora kuba basoza intambara, ariko n'ejo ntacyo byatwaye. Yenda uyu munsi kubera ko ari insubira kabiri, ari ubugira kabiri bw'ibiganiro, wasanga ubwo hari icyo batari bumvikanye gishobora kuba cyemejwe. Ariko reka tubirebe mu ishusho nziza Kenny. Ibihugu bwabyo bifite abavugizi babo, ntago bivugirwa na President Donald Trump, ndetse na Presidence ya Amerika nayo igira buryo umuvugizi wayo. Hanyuma iki kintu cyanditswe ku rubuga rwa Donald Trump ari n'ubusabe, ntago ari rimwe ntago ari kabiri Donald Trump ugeze avuga ibintu ariko bikanga kuba. Ntago turabyemeza neza, bishobora kuba byakunda cyangwa bikanga, ariko reka ture Donald Trump wavuze ko naramuka agiye ku butegetsi mu gihe cy'amasaha 20 n'azabarangije intambara y'Uburusiya na Ukraine. Uyu munsi akaba ejo bundi yabwiye igihugu cye ngo nimwikure mu masezerano kubera ko Uburusiya ngo bwanze kubahiriza gutanga agahenge karenze iminsi 30. Reka tuze kurana nimba aribuze kuza kuba icyemezo. Hanyuma ikindi nanone impamvu ze ngo Donald Trump nagajya aba serious cyane. Iminsi ishize yakoze inkundura yo gufata ibihugu byinshi by'isi tarifu. Haciye iminsi byose temanongera bishyira ku 10 yarekiramo Ubushinwa gusa muri tarifu, ariko nayo ari gusubiza inyuma ko ashobora kuba yagira kuri 34. So rero hari ibintu byinshi yagiye asaba bitakunze kubera ko ibyagaza na Israel ntago byakunze, ibyo ari bari ntago byakunze, ibya Iran ntago byakunze, Syria intambara ntizarangiye, nta cyarangiye. Urumva nta na kimwe cyarangiye mu byo yaje promising ko bizarangira. Yewe n'ubukene n'ihungabana ry'amafaranga ku isi racyahari.
ndumva kandi nge avuga ko ntabwo byose azabikemura yavuga ko byose azabikemura ariko ariko buzazamuka mu bihugu bitandukanye ntangiye nyine gukemanga imbaraga ze mu gukemura ibintu nabyo ntangiye kubikemanga kandi hari ikindi Donald Trump yavuze aravuga ngo Indian has a launch attack on terror in site in Park and Park ngo ngo Ubuhinde bwabashe kuba bwakoreza ibitero bikomeye ngo ku byihebe ngo bya Park and Park ubwo urumva Park and Park rero ubwo ni Pakistan nyine n'ibindi ubwo sira ubwo urumva nyine ariko arongera avuga ngo it's very such a shame ngo bikojeje amasoni cyane kubona ibihugu bikomakomeye nka biriya bibasha kutumvikana kugera kugero cy'uko birwana kandi byose ari super power. Aya makuru rero turaza kuyagarukamo mu kanya cyakoza aya makuru turatuhagarikiye hano kwari kugira ngo abantu tumifominge ko at least tension yari hari ndetse no gushoboka kwa mahoro bishobora kuba byashoboka. Ibiganiro bitangiye kuba ejo bundi kuwa gatatu uyu munsi uri kuwa gatandatu ubwo harabura iminsi nk'itatu niba atari ine yego ibiganiro bitangira kuba byashoboka yenda rigiye amahoro ashobora kuba yaboneka bikaba byahosha n'impamvu muziki ikibazo ikabishobora kuzakemuka yo tuzayibabwira mu minsi iza. Pikiro twabonye leta zunze za Amerika ndetse nk'abantu bayoboye isi cyase tubona ko ari bo bafite imbaraga kubafasha icyemezo bakavuga mu gihe twabonaga ko cyangwa se abantu benshi babibonaga ko Ubwongereza buri nyuma y'Ubuhinde ng'Amerika iri nyuma ya Pakistan ko Amerika noneho ivuze pikigata ivuga ko bigomba gukurikizwa ubundi bitanakurikijwe haba iki ese ubundi ku cyari bo bahagurutse kandi tuzi ko igihe intambara zabaga ziri kuba impande zabaga uruhande rwabaga rufite abantu bari kurushyigikira cyangwa se bari kumva buri ruhande pike wenda Amerika n'ibitubarizwa barakora iki. Icyiza cy'amakuru ukuntu arimo aragenda yihuta nuko ibihugu nabyo ubwabyo bimaze kwemera ko bigiye kubahiriza ku gahenge k'ibiganiro kugira ngo barebe umuzi w'ikibazo barebe n'uburyo gishobora kuba cyakemuka ariko umuzi w'ikibazo kugira ngo uzakemuke bizagora kuko harimo igihugu kimwe kizahara kugira akaboko mu gihugu cya Kashmir ishaka kwigenga ariko umunsi ari intara hakaba ndakeka icyo ni kimwe mu mpamvu ikomeye ishobora kuba ituma bagirana ibibazo bikomeye ariko hakabamo n'icyo kibazo n'ubundi cy'uko Pakistan nayo kugira ngo izareke kuva urumva ikibazo gihari kuri Donald Trump ntagasobanukiwe n'ubundi n'ibintu arimo kuko advisory abajyanama ba President Donald Trump rimwe rimwe bakora ibintu Trump akaza kubigwamo atarazi n'ibyo ari byo nubwo ari president ariko hari byinshi biba bikiri kumucanga kubera ko ni umuntu umeze nk'aho ari kurwanya systeme kandi muyobora nawe ni nka wa muntu uri gutema ishami ry'igiti kandi yicayeho mu gihe abandi bari kurwana no kugira ngo idolari ryabo ritazagwa wari gushaka gushyigikira ibihugu bishaka kurigusha ariyo mpamvu mu kanya amagambo avuze ngo Ubuhinde bwabashe kurasa ngo ku byihebe byo muri P and Pork muri Park and Pork ariko akirengagiza ko ubujyanama n'intwaro zimwe ziba zabonetse muri Pakistan kugira ngo Ubuhinde habashe kuba izo ntambara ndetse n'umwuka mubi Amerika ubuyobozi bundi butagaragara muri Amerika burimo burabigiramo uruhare yego ibyo rero we akabyirengagiza cyane kubera ko yanirengagije gahunda y'ubucuruzi Amerika yari ifitanye n'Ubushinwa bituma bibasha kwafekta ibihugu bikomakomeye ku isi birimo n'igihugu cya Australia kubera ko Australia bagira ikintu bita ubutare iron ore bwinshi bwakoraga mu bihugu byinshi by'isi kuri 80% y'ibyuma abantu benshi ku isi dukoresha bituruka mu Bushinwa. So rero ibyo bintu Trump ameze nk'umuntu ufite ikibazo cy'uko atarasobanukirwa ngo ubundi ari gukorana nandi ari gukorera abandi ariyo mpamvu rimwe rimwe avuga n'ibintu hanyuma kubiderivaringa kora bizagere kugiye bikunde bikanga mpamvu yavuze ibibazo by'Uburusiya gukemuka biranga kubera ko ntazi ngo ni bande kandi nabashaka kubirengagiza kuko n'umucuruzi uri politike uri guhombya abakire bagiye kumushyigikira ajya kurahira bamuha amafaranga menshi irahira ryengera ngo abonye ko nta bandi baprotisiye bigeze bazamo ajemo abacuruzi so kuri munota rero biramutse nabwo bidakunze twe twamenya amakuru yandahara ariko byanga bikunda ntago ndabona igisubizo ko kiriboneka ariko ikiza gihari nuko ari abanyapakistan nabo kuri no munota tuvugana buri kiza cy'amakuru turi kuyavuga natwe tuyareba muri ibyo bihugu direct bamaze kwemera ko ceasefire agahenge kemejwe na President Donald Trump ku mbuga bagira ngo barebe ukuntu basesengura kukagenderaho bishingiye ku biganiro ariko ibiganiro bidakunze amasasu yakomeza mugire byiza rero turabakunda cyane cyaba ari cyiza cyane intambara yamutse igabanutse intambara zigabanuka ku isi zigahagarara ariko cyane cyane intambara zo hanze bizireba mu buryo bw'amahoro izacu ngo bazirebe mu buryo bw'inyungu
Yego, ariko pike wenda umuntu ashobora guhita avuga ati intego leta zunze Amerika bari bafite abo bagabo ba deep state baba barazigezeho cyangwa se aka kanya baba bazigezeho cyangwa intego zabo urumva bameze nk'abantu bari kwirwanya nabo ubwabo. Ni mpamvu rero nkubwiye ngo intambara reka twe abanyafurika turebe ku ruhande rwacu. Iwabo iyo bari kwicana hatarapfa n'abantu 100 intambara bayihutisha mu kuyumva ndetse no gushaka ko yakemuka mu buryo bw'amahoro. Nta n'ikiguzi nta n'inyungu irimo. Mu gihe intambara zacu muri Afrika avuga ngo zigomba gukemuka ari uko twe twishyuye cyangwa tukigomwa imitungo y'ibihugu byacu kugira ngo bemere kuduha guarantee ku mutekano w'ibirimo ndetse n'abantu barimo. So rero natwe birasaba ngo twe nk'abanyafurika twige kumenya kureba no kwisobanura cya gihe bano bantu bo bari kudufatamo inyungu gusa mu mpfu zacu, noneho mu mpfu zabo bagafatamo amahoro no gushaka gusubira nituze. Nicyo narindi kuvuga ko ni ibintu bisanzwe twe nk'abanyafurika tubyige cyane ko intambara zacu buri munsi zo zikemuka ku kiguzi, rimwe na rimwe icyo kiguzi kikanaboneka ntizinakemuke, ariko intambara zabo zigakemuka ku bw'amahoro n'ituze. Ukantu sinzi niba yenda nkavuze mu buryo uri kukumva. Yego birumvikana. Vuga abandi bose turabura muri comment mutubwire, turabakunda cyane. We love you so much. Yego.